ko twemejwe n'umwuka tumenya abo turi bo, tukamenya icyo twaremewe, tukamenya n'iyaturemye. Noneho kabiri, tuba mu isi nk'abimuka, tukanyura muri Kristo Yesu nk'abazamugumamo iteka, kuko none n'iteka ryose turabizera bazabana n'umwami mu gihugu cy'amahoro. Imana ishimwe. Ubuntu twahawe na Kristo ntabwo buduhesha gukora ibyaha. Kandi bwa kabiri, isano y'umuntu n'Imana n'ubwere wa muntu afite. Ishusho y'Imana mu muntu ni ugukiranuka. Kandi gukiranuka exactement ntitubihabwa n'imirimo, tubihabwa no gutunga ubuzima bw'umukiranutsi ari we Kristo Yesu. Iyo twakiriye Kristo ari we buntu, ari we mbabazi, ari we mwuka wera, ari we buzima, ari we bugingo, ari we kuri, ari we nzira, duhabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha muri cya gihe twita icy'ubuntu turimo. Ariko ikintu abantu benshi bari kwibeshyaho none nuko bavuga ngo ntidukwiriye gusaba imbabazi cyangwa kwaturira n'ibyaha, ngo kuko Kristo yaducunguye tutaravuka. Ni ukuri, yaducunguye tutaravuka, ariko si umuntu akizwa iki? Turabasuhuje inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo nk'uko mubimenyereye ku Mukanguzi TV. Hari haciye iminsi, hari hanyuzemo igihe, ariko kandi Pentecote nziza. Tubifurije Pentecote nziza. Pentecote ni umunsi w'isabukuru ry'ivuka ry'itorero. Birumvikana aho muri hose mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, amahoro n'ihumure bibonerwa muri Kristo Yesu bibe muri mwebwe none n'iteka ryose. Amen. Reka dusome Bibiliya, hanyuma dusenge, dutegure imitima yacu, tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni icya kabiri. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, dusoze n'umurongo wa 4. Haravuze ngo umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese uwo muri bo. Murongo waho wa 4 haravuze ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku bintu bibiri. Turi mu minsi ya Pentecote, ariko ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umwuka wera uduhesha ubuntu. Mwagiye mudusaba kuvuga ku buntu bw'Imana n'inyigisho abantu benshi bavuga ngo ni inyigisho z'ubuntu. Yego nibyo. Reka tuganire ku ijambo rivuga ngo umwuka wera uduhesha ubuntu cyangwa agakiza kubw'ubuntu. Umurongo wa 16 mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, haravuze ngo kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanwe na Yesu Kristo. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Turi mu minsi twizihiza Pentecote. Pentecote wari umunsi w'Abayuda. Ubwo tumaze kubyarwa n'ubutumwa bwiza, hari ibintu twagiye duhuza nabo, ariko duhuriye kuri Kristo. Ntitubihuze kubw'umugenzo cyangwa celebration zabo nk'uko babikoraga baziririza, ahubwo tugahuriza kuri Kristo Yesu mu mwanya wo kuganira cyangwa gusangira nabo kwizera dushingiye kuri Kristo. Dusomye igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Bantu dukunze kubana ku Mukanguzi TV tumenyeranye kubwiriza, kwigisha, guhanura n'amateka y'ijambo ry'Imana, tukabikomatanya kandi bikatuzanira ibyiza muri Kristo Yesu. Hanyuma iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe n'umuganga witwa Luka yari umuganga mu buzima busanzwe, yari dogiteri. Ubwene gihugu yari umugiriki, mu yandi magambo yari umunyamahanga kubwo kwizera, kubw'isezerano, kubwa kavukire yari umunyamahanga, kuko
iyo Bibiliya igiye kwirefera ku munyamahanga mu isezerano rya kera yavugaga umugiriki. Mu yandi magambo abagiriki bari baciwe nk'uko natwe twari tumeze. Luka abwirizwa yabwirijwe na Pawulo iby'urupfu n'umuzuko wa Christo. Luka arangije yakira imbaraga z'Imana, yakira guhembuka. Amaze kwakira guhembuka aba umubwiriza w'ubwo butumwa bwiza. Ari mu bantu bakiriye Christo mwami n'umukiza. Nakunze ko akimara kwakira Christo yaravuze ngo ubwo menye ibi by'agaciro nta bindi bikimpugije ngiye kuvuga Christo. Imana ishimwe. Rero kimwe mu bintu byamutangaje, Pawulo yigisha ku buntu bwa Christo. Ubuntu turavuga ngo ni grace. Grace bituruka kuki? Ubu buntu ndagira ngo mbabwire ko ubuntu bw'Imana ntabwo ari ubusa. Ubuntu si ubusa. Ubuntu ntibuboneka hatabayeho igitambo. Igitambo nticyemerwa kitari igitambo kiva amaraso. Hari abantu benshi bazi ngo Kayini atanga amaturo ngo Imana yarayanze ngo kuko zari njonjoni ngo ari utuntu dutoya. Impamvu ayo maturo ya Kayini atakiriwe nuko Imana yashakaga igitambo. Kayini atanga amaturo atava amaraso. Abeli atanga igitambo kiva amaraso kigera imbere y'Uwiteka gishimwa n'Imana. Rero Luka amaze kumva Pawulo avuga ngo wari uriho, uwari Imana akigira umuntu, uwasize ubwiza n'icyubahiro akambara akamero k'umugaragu ndetse w'imbata, agasiga ubwiza akambara umubiri, agasiga icyubahiro akambika ubusa, agasiga intebe y'ubwami akaza gukubitwa. Natangariye Kristo intebe ye mu isi yayicayeho rimwe ayicaraho mu buryo bwo gusobanura ngo iyi ni iyanjye nta wundi nyirayo. Kuko nimukurikirana atangira kugera ageze i Yerusalemu ku myaka wa 12 yicaye mu ntebe ya Mesiya, ntihagira abakumirizi cyangwa abatambyi bamubwira ngo iyo ntebe ntiwemere kuyicaramo. Kandi ikintu gitangaje nta wundi muntu wari warigeze akina nayo, ariko we yarayirebye aravuga ngo intebe yanjye niyi yicaramo, abwiriza ubutumwa bwiza bw'icyatangaje abantu ngo ni iby'ubwenge bumvanye uwo mwana. Kandi nta muntu n'umwe ngo wari uzi ko azavuga iby'ubwenge. Ariko Korani surati Arayimurani yarabivuze, iravuga ngo no mu buto bwe azaganira nk'umuntu mukuru, ngo kuko atakuwa mwenye yishima katika duniani na mbinguni, azaba nyiri cyubahiro mu isi no mu ijuru. Imana ishimwe. Rero Luka yumvishije ubwo buhamya bwa Kristo aravuga ngo uwo watsinze urupfu mu bijyanye n'ubumenyamuntu bitabaho, uwo watsinze umubiri na kuzimu akazuka akazamuka akaba ari mu ijuru, ndamwakira none nzabane nawe. Arasenga, yemezwa n'Imana gukurikira Yesu, akajya agendana na Pawulo. Rero amaze kumenya ubutumwa bwiza yaranditse abwira Tofili, amubwira iby'ubutumwa, amwandikira imirimo yakozwe n'Umwuka Wera ayikoresheje intumwa za Kristo. Kuko iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cy'Umwuka Wera, ni igitabo cy'ibihamya by'imirimo yabaye ku bizera Imana. Mu yandi magambo, natwe twizeye Pentekote yacu si umunsi, ntabwo ari itariki bapresiza bitewe na Pasika igihe yabereye, ahubwo Pentekote ni impinduka twakira zituruka mu guhindurwa no kwakira Kristo. Kimwe mu bintu bya mbere mwagiye mubyumva biri audio, uyu mwanya bije visuel. Imana ishimwe. Kimwe mu bintu Umwuka Wera dukorera bwa mbere, aratubyara tukaba abana b'Umwuka. Iyo tubyawe n'Umwuka tumenya ibiri mu mucyo, tumenya ibiri mu mugambi w'Imana, tumenya iby'Imana igambirira. Kuko kwizera kwacu tuguhabwa nuko twemejwe n'Imana, twemejwe n'Umwuka. Ko Yesu yaravuze ngo niwe uzabemeza. Iyo twemejwe n'Umwuka tumenya abo turi bo, tukamenya icyo twaremewe, tukamenya n'iyaturemye. Noneho kabiri, tuba mu isi nk'abimuka tukanyura muri Kristo Yesu nk'abazamugumamo iteka. Kuko none n'iteka ryose turabizera bazabana n'Umwami mu gihugu cy'amahoro. Imana ishimwe. Tugaruke, baravuze ngo ku munsi wa Pentekote usohoye, Isiraheli habaga iminsi 3: Pasika, umunsi mukuru w'ingando na Pentekote. Pasika wari umunsi
abantu bajyaga kwizihiza babanje kubabarira abantu. Nta muntu wizihizaga Pasika na Pentekote n'iminsi mikuru y'ingando hari umuntu bagirana ikibazo. Pentekote yanyu ibi byo kwakira imbabazi za Kristo no kuzigirira abandi. Mu mategeko y'Abisiraheli harimo kubabarira no guharira. Mu mategeko ya Pentekote harimo guharira abantu imyenda. Mu yandi magambo niho Yesu yakuye ijambo yavuze mu gice cya 6 Matayo cy'ubutumwa bwiza, mu gice cya 6 reka masome umurongo waho wa 12. Haravuga ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Uduharire nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Kugira ngo umuntu ajye i Yerusalemu kwizihiza Pentekote bajyanwaga nuko hari intebe 3. Intebe ya Dawidi bivuze ngo mu gihugu cyacu Imana ikomeje isezerano ry'amahoro n'ubwami ku ntebe ya Dawidi. 2, kuko ku ntebe ya Dawidi mu muryango wo kwa Yuda aho yaturukaga kuvuga ngo ubwami burakomeje aho, byari bivuze ngo Imana iracyari ku isezerano ryayo aragahinduka. Intebe ya 2 yari intebe y'imbabazi. Abatambyi bahagararagaho bagahagara imbere y'intebe y'imbabazi bagasabira abantu imbabazi, bamaze gushima igitambo kigiye gutambirwa abantu, bamaze no kugitamba bakavuga ngo mwakire imbabazi z'Uwiteka. Abantu bakababarirwa ibyaha binyuze mu gitambo cyari kigiye gutambwa. Bwa 2 bwa 3 intebe yari ihari n'intebe ya Mesiya, ari naryo tandukaniro ry'urusengero rwa Yerusalemu n'urwari rwubatse i Gerizimu. Gerizimu barasengaga ariko nta ntebe ya Mesiya, barasengaga nta ntebe ya Dawidi, bagasenga nta ntebe y'imanza. None gitangaje nta n'umutambyi wajyagayo i Gerizimu, abatambyi babaga i Yerusalemu. None Pentekote yacu ya none, Yesu niwe gitambo, Yesu niwe mutambyi, Yesu ni nawe uhanwa nk'umunyabyaha, Yesu ni nawe witamba, ni nawe ukingura hera hahera. Itandukaniro ry'ubutambyi bwa Kristo n'ubutambyi bw'umuntu bwaberaga i Yerusalemu, Yesu yaritanze. Ariko abatambyi ba Yerusalemu batambaga ihene, batambaga inuma, batangaga intama, batambaga ibindi bitari bo, badafite ubuzima bwabo. Ariko Yesu yatwambuye ibitambo bidahesha ubugingo buhoraho, yitamba nk'ubugingo kugira ngo umuntu wakire urupfu rwe. Toni mariwa ezoni edrai pehosa ni mande, kugira ngo nimwakire urupfu rwa Kristo mubaneho nawe. Aravuga ngo ntanze ubuzima, abapfuye nimubeho, abari basinziriye mukanguke, abagendaga mupfuye uruhagaze namwe nimuhabwe intumbero y'urugendo rw'agakiza. Ariko Imana ishimwe, umutambyi wajyaga hera yagendaga aboshye kuko nawe yabaga atiyizeye. Umutambyi watambaga intama bayisuzumaga inshuro 3 kuva ku mushumba. Umutambyi wajyaga hera yagendaga aboshye kuguru, bivuze ko aho agiye nawe ntiyizeye ko yavaho, yizeye ko yakurwayo yaguyeyo. Ariko Kristo waje kwitamba yarebye no mu rupfu aravuga ngo mfite imbaraga zo kuhasohoka. Imana imutanga ntiyavuze ngo nupfura hera mu rupfu. Imana ishimwe, yari yizeye imbaraga zo kuzura umwana wayo, kandi Imana yari yizeye kumusubiza ubwiza. Nibutse Aburahamu ajya gutamba Isaka, Bibiri yivuga iki? Umuheburayo, mu Baheburayo babyandika baravuze ngo yari yizeye ko azamugarurirwa nk'uzutse. Ariko ndamutanga Isaka, ndamutanga, Imana muhaye imwice nisoza kumwica imuzure, nimuzura imungarurira ari muzima. Mu yandi magambo, ubwoba abatambyi bagiraga bagiye ahera ntabwo Yesu yari afite aje mu isi, azanwe no kugira ngo atwitangire tubone ubugingo, aribwo buzima bwo kwizera. Ubu buzima bwo kwizera tubuhabwa kubw'ubuntu bwa Kristo. Ubu buntu rero buturuka mu gitambo cyabonetse ari we Kristo Yesu. Iki gitambo kije gisimbura ibindi bitambo, kirasimbura inuma, kirasimbura ihene, amapfizi, ibimasi, ntungura n'intama.
kigasimbura iby'ingezi y'amafu n'ibindi tutari buze gutindaho tutanatondora, hari n'ibyo tutazi ntibuka. Ariko Kristo aje, ijambo ryaravuze ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishimye. Ibyo bitashimwe ni ibyajyanwaga kugira ngo abantu bezwe n'imirimo yabo. Ariko ngo wishimiye gutanga umubiri wa Kristo, ngo kugira ngo wicishe bwa bwanzi. Kuko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo urwandiko rw'imihango yaturegaga Kristo yarucishije kumanika umubiri we ku musaraba, kugira ngo ababoshywe abari kujya ku musaraba baveyo. Ndagira ngo mbibutse iki? Yesu ajya kubambwa si we wari bugeyo, hari bugeyo Baraba, icyaha cyari cyahamye, ariko Yesu nta cyaha cyamuhamye. Iyo Yesu ajya kubambwa yahamwe n'ibyaha, yari kuba ari umunyabyaha. Ariko ubwo yabambwe, Pilato amaze kuvuga ngo ntacyo mushinja, kuko nababwiye intebe y'imbabazi, hari intebe y'urubanza. Abantu bageragaho bakatura iby'imbabazi, bakavuga ngo urubanza rwacu ruciriwe kuri iri tungo, ruciriwe kuri iyi ntama, ipfe mu mwanya wacu, nipfa turaba dupfuye, kugira ngo twebwe tubeho. Dore igitangaza, ibitambo byapfaga mu isezerano rya kera ntibyongeye kuzuka ngo abo bipfiriye bahabwe ubugingo buhoraho. Ariko twebwe ubuntu tubonera muri Kristo ari nacyo gitambo gihoraho. Apfuye ntiyaheze mu rupfu, apfuye ntiyaheze mu mva, yarazutse. Bivuze ngo mpfiriye mwebwe, ndanabazukiye ntimuzongera gupfa ukundi. Nyamara isezerano rya kera uwatambaga igitambo yabaga akeneye ikindi, ugitambye akaba akeneye ikindi. Ariko twebwe atwitangiye, arazuka, aravuga ngo ni njye gitambo kizima, kuko ndi umutambyi muzima. Imana ishimwe. Aravuga ngo ubuzima bw'abizera buzabeshwaho n'abanyizeye. Umunsi wa mbere w'umuzuko Yesu yabwiye abigishwa, yarababwiye ngo nuko mugende mu mahanga yose mwigisha abantu kwitondera ibyo nabategetse. Arababwira ngo kandi abantu bose mwigisha kwitondera ibyo nabategetse bakizera, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Imana n'Umwuka wera. Yaravuga ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Niyo mpamvu yavuze ngo ndagiye kugira ngo umufashe aze. Ubuntu twahawe na Kristo ntabwo buduhesha gukora ibyaha. Kandi bwa kabiri, isano y'umuntu n'Imana ni ubwere wa muntu afite. Ishusho y'Imana mu muntu ni ugukiranuka. Kandi gukiranuka exactement ntitubihabwa n'imirimo, tubihabwa no gutunga ubuzima bw'umukiranutsi ari we Kristo Yesu. Iyo twakiriye Kristo, ari we buntu, ari we mbabazi, ari we Mwuka wera, ari we buzima, ari we bugingo, ari we kuri, ari we nzira, duhabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha muri cya gihe twita icy'ubuntu turimo. Ariko ikintu abantu benshi bari kwibeshyaho none nuko bavuga ngo ntidukwiriye gusaba imbabazi cyangwa kwaturira n'ibyaha, ngo kuko Kristo yaducunguye tutaravuka. Ni ukuri, yaducunguye tutaravuka. Ariko se umuntu akizwa iki? Ntabwo dukizwa ibyaha, dukizwa urupfu rwa kabiri, ariko kurimbuka, ariko guheranwa na Satani, ari wo murage w'abatizera. Hanyuma iyo tumaze gukizwa urwo rupfu, duhabwa ubuzima butsinda ibyaha. Umuntu wakijijwe kubwo kubambwa kwa Kristo akaba atarahabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha, wemeye Yesu ariko ntiwamwakiriye. Ikimenyetso cy'uwakiriye Kristo ni uko atsinda ibyaha. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ikibyarwa n'umwuka cyose ni umwuka, ngo kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ngo kandi ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. Mu yandi magambo, isi ni iki? Ni imirimo mibi yayo ikorwa n'abantu bayituyemo. Ntabwo isi ari iki kirere, ntabwo ari iki sky, ntabwo ari ubu butaka, ntabwo isi ari amabuye n'imisozi. Iyo tuvuga isi n'imitima yabaye akahebwe, ni imitima itizera Imana. Rero kwakira Kristo ari bwo buntu, ni uguhabwa imbaraga zitsinda ibyaha. Noneho igihe watsinzwe nabyo, ugahindukirira imbabazi, ari ryo jambo rivuga ngo imbabazi z'Uwiteka zihoraho. Ntizihoraho ngo zihesha abantu gukora ibyaha, ahubwo zihoraho ngo zeza abacumuye ku Mana. Kandi ntidukorera ibyaha kubw'imbabazi zihoraho ngo nitumara kubikora dusubire kwezwa. Ariko nabwaho kugira ngo uhunge Imana wakoze icyaha, wayihungiraho kuko niyikweza. Imana ishimwe.
rero ubuntu bwa Kristo buturutse mu rubavu rwa Yesu. Njya nkunda kubivuga, abantu benshi mujya muvuga ngo abagore ntibabarwaga ngo mu isezerano rya kera. Nibyo, ngo habarwaga abagabo n'abahungu. Ntabwo ari abagabo bose, habagarwa abagabo b'Abisiraheli nibo babarwaga gusa. Habarwaga abana b'abasore b'Abisiraheli nabwo kuva ku myaka 12, kuko 12 wari umubare usobanura ngo ni umuntu ushyitse muri Isiraheli. Niwo abazungu bazanye baravuga ngo umuntu uri humanity ni umuntu usoje nyine wize ngo 6 yisumbuye. Ariko kandi umuntu nyamuntu n'ufite ubumuntu muri we, nubereyeho abandi, nuhesha abandi umunezero, ari nabwo bukire bw'ibyiza by'ijuru, nukubaho uha abandi humuri. Uwo niwe muntu nyamuntu. Ariko kuvuga ngo imanite n'usoje 6, reka mbabwire nshuti z'umusaraba, nta nyajwi kugira umuntu ushyitse mu bijyanye n'iby'umwuka no gutungana mu bumuntu, kuko ubumenyi budafite umuntu bwica imbaga, bworeka imbaga. Rero ubuntu bwa Kristo twagiriwe muri Yerusalemu, aho muvuga ngo abagore ntibabarwaga, natwe abagabo b'abanyamahanga ntitwabarwaga. Baruka banditse ibi bitabo ntibabarwaga, abanyamahanga bari baraciwe. Iwabo hari inyuma, umugabane wari inyuma, hanze aho Bibiliya ivuga hari kuba abarozi, abasambanya, bakunda kubeshya bakanabikora, ngo aho abantu bazaririra bagahekenya amenyo, niwo wari umugabane wacu. Ariko Yesu arabireba, abonye gucumura kw'Abisiraheli, aravuga ngo ubwo abera bacumuye noneho n'abanduye bakeza. Kuko Umwisiraheli wacumuye asa n'umunyamahanga utarigeze kumenya Imana. Imana iravuga ngo ubwo uwamenye acumura agasa n'utaramenye, n'utaramenye namweza agasa n'uwamenye. Imana iravuga ngo reka bose mbashyire hamwe. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Efeso igice cyaho cya 2. Imana ibaha umugisha. 11 haravuze ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Abashyitsi ku masezerano ibyasezeranijwe, Bibiliya ivuga ni Kristo wari buvukire gucungura agatanga amahoro. Niwe Bibiliya yita ibyasezeranijwe. Musoma mu Baheburayo, Bibiliya ivuga ngo bapfuye bakibitegereje, ngo batarahabwa ibyasezeranyijwe, bari batarahabwa Kristo. Si amasezerano ya mariage, si amasezerano y'akazi ku bashomeri cyangwa inzu kubapangaye, kubapangisha. No, ni ibyasezeranyijwe, ari we Kristo. Mujye mwumva Bibiliya ivuga ngo ibyiringirwa n'ukumenya, ngo kwizera n'ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Ni nawe Bibiliya yita ibyiringirwa, kuko ibyo bita ibyiringiro kuri bo ni ibyari kuzaba biturutse mu gitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi Imana yari yaravuze izabagirira. Bagira ngo Kristo ni uwabo wenyine. Rero ngo nta mwari abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranyijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ngo ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. 13 ariko none kuko muri Kristo Yesu, haleluya, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe. Ba bandi babiri, bamwe bari binjijwe ahera bafite umurwa nka Yerusalemu, ariko natwe Imana iduhaye igihugu muri Kristo Yesu. Kuko nubwo bafite umurwa nka Yerusalemu ntibazawuturamo nk'abawugumamo, ahubwo turi kugenda, turi gusiganirwa aho Kristo Yesu ari, mu isezerano ry'abizera. Uwo niwe gihugu cyacu. Noneho 13 ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yaduhinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi, aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya.
urwo rusika ryari isezerano ribinjiza, ari naryo risobanura wa mwenda wari ahera watandukanyaga umutambyi na rubanda. Ariko Kristo ageze ku rupfu, Imana ishimwe, ngewe ku rwanjye ruhande, Yesu umugondoro we, guhembuka ko gusubirana ubuzima niko kwakinguye ibituro. Bibiri ivuga iki? Ngo ibituro birakinguka, ibitare birameneka, ngo intumbi z'abera zari zikingiraniwe muri Shewori ngo zirazuka, haboneka umutambagiro muri Yerusalemu, abari bakingiranwe barazuka. Shimiye Yesu watuzuye, ari n'umujura wari iburyo bwa Kristo wari umaze gupfa, yazukanye n'abari baramwizeye bamara igihe. Kandi uyu mujura ashushanya itorero rya none rikirijwe ku musaraba. Imana yabwiye Nowa ngo mu muryango w'iyo nkuge uzashyiremo, umuryango uzawushyiremo urubavu. Kristo niho bateye icumu, tubona akayira mu rubavu. Imana yabwiye Mose ngo uhagarare mu busate bubiri bw'urutare, ngo ndakutwikiriza ikiganza cyanjye, ngo nindangiza nkunyureho nkwiyereke. Ubusate n'imbavu za Kristo, aho niho duhagarara. Muririmbyi wa 424 yaravuze ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amaraso n'uruzi rw'ubugingo ngo yoza umutima wanjye. Arongera ararimba ngo ndashima umusaraba, aravuga ngo ariko si umusaraba wabambweho ububi bwanjye, ndashima nimva yahambye umubiri. Aravuga ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. This means grace, ni iki gisobanuro cy'ubuntu tugiriwe, kuko ubuntu murumva mu ijambo ubumuntu. Abize ubumenya muntu, hari ibinuri biba mu maraso twita grace, n'amavuta aba mu maraso. Muri ibyo yaravuze ngo yamviriye amaraso yo mu mutima we. Oria bone moria donase dry. Yesu yaremeye arababara, agura umunezero wacu, yaguze ubugingo bwacu urupfu. Imana ni igitangaza, icisha inzira z'abariho ari bo batwebwe ikazinyuza mu rupfu, ikavuga ngo ni mubeho, izinyujije mu rupfu. Mu yandi magambo, impamvu Yesu anyuze mu rupfu ngo tubeho aribwo buntu, anyuze mu rupfu kugira ngo abizera Kristo basuzugura urupfu, barutinyuke. Kubera ko umuririmbyi yavuze iki? Yaravuze ngo twajyaga dutinya urupfu, Yesu arugira irembo. Aravuga ngo ritugeza mu ijuru amahoro, kandi ritugezayo vuba cyane, niwe rembo ryacu. Mu marembo 12 y'abaga Yerusalemu nta rembo ryacu ryari rihane. Ntitwari dufite umurwa, nta mana, nta sezerano, nta mutambyi, nta byiringiro, twari n'abashyitsi, nta mana, ntituri n'ubwoko dayeri. Ariko ngo namwe mwigijwe hafi. Umurongo wa 15 havuze ngo iki? Haravuze ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo bababiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro. Mwakirira ijambo ku bwa Kristo. Mwihangane nexting gatoya turebe uburyo yabwiye. Ariko Imana ni igitangaza. Yabwiye Abatesaloniki ku murongo wa 5 mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Abatesaloniki ngo kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ngo ari amagambo gusa, ngo ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera, no kubemeza mudashidikanya namwe ubwanyu muzi uko twemeraga muri mwe ku bwanyu. Ubutumwa twahawe ntabwo ari amagambo, ahubwo Kristo yatugezemo ari n'imbaraga, aradutransforma. Ntabwo yaje kutugira konveke gusa, yaranaduhinduye atugira bashya muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nihute ngera hafi nje gusenga. Abantu batubwira ngo imirimo yararangiye, ibyo Yesu yavuze ngo byose birarangiye. Nibi byakorwaga by'imihango, amahame, imigenzo n'amategeko. Ariko uyu munsi
Yesu yavuze iki mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana? Yabwiye Imana ngo narangije umurimo wampaye gukora. Aravuga ngo usubize icyubahiro nahoranye nkiri mu isi. Imana ishimwe ngo asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahirisha umwana wawe ngo umwana kubahishe. Kabiri, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri we yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Christo. Nakubahishije mu isi, umurongo wa 4, nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye, kandi nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. 6, abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Murongo wa 9, ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Nge sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho nge ndaza kuri wowe Data wera, ubarinde mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka, ngo ibyanditswe bisohore. Mwakirira ijambo. Uwo mwana wo kurimbuka yanyuze mu biganza bya Christo. Niki gituma Paulo yavuze ngo nuhagaze yirinda atagwa, nuko kugwa bishoboka. Niki gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo twe gushira ibisitaza imbere y'abagenzi bacu, nuko basitara bakagwa. Niki gituma bera b'Imana, mureke mbabwire, Imana yanenze itorero ryo muri Efeso bisobanura ngo nubwiza cyangwa abanyagikundiro. Ntabwo turavuga minzi ya Efeso n'imirimo bakoraga. Imana yarababwiye ngo kuko mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere, ngo ndazaho muri nkuri igitereko kitabaza haryo. Niba Imana yakura igitereko kitabaza haryo, aha hantu ryamurikaga hazasigara ari iki? N'umwijima. Ubuturo bwa Satani nihe? Ni mu mwijima. Ubuturo bwa Kristo nihe? Ni mu mucyo. Niba igitereko Imana yagiterura, n'umuntu yatakaza ubugingo akava mu byasezeranyijwe kandi akarimbuka. Hari abantu mugira iyo confusion ngo Imana yabyara umwana ngo yarangiza ngo ikamubyara. Ukareka mbabwire, isano y'umwana na nyina siyo sano y'Imana n'umukristo. Isano y'umukiranutsi n'Imana n'ubwere, n'ugukiranuka, n'uguhamya, ni imirimo y'agakiza. Wowe iyo watakaje imirimo uba watakaje n'uwaguhamagaye. Iyo watakaje ishusho yo kwera uba utakaje Imana. Umukiranutsi, umunyabyaha yavuye mu mukiranutsi, kimukibuke. Adamu wacumuye yari Adamu w'umutagatifu. Satani umubi wa none yari umwera uririmbira Imana. Iyi nzira ijya mu ijuru n'urujya n'uruza, turi guhura n'abayivamo, twebwe tujyayo. Nshuti z'umusaraba, umujyanama wacu ni Kristo, ni umwuka wera. Ni nayo mpamvu waje. Yesu yaravuze ngo niwe uzabemeza iby'ibyaha. Iyo akwemeje icyaha akwemeza n'iby'imbaraga zo kugitsinda. Ntabwo umwuka hari nk'umushinjacyaha ngo akubwire iby'ibyaha narangiza bikurekeremo. Ni umuganga umenya indwara akakumenyera n'umuti uyikiza. Niyo mpamvu ari kumwe n'abigisha, barebye mu mirimo bakora, mu ntege nkeya bagira, mu bitotsi bya nijoro. Aravuga ngo n'isaha imwe ntimuyihanganiye, ariko ku munsi w'umwuka wera. Petero wasinziriye ari kumwe na Yesu ku musozi, yarahagaze umunsi umwuka wamanutse, abwira abantu ngo umwe mwishe mukamubamba. Uretse n'icyo, Petero wasinziriye kubw'umunaniro, ajya kubambwa yarababwiye ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye, nimuncurike.
apfara ababwiye ngo murabona umubiri umanuka ariko ubugingo burazamuka. Umwuka wera. Pentekote twe kuyifata nk'umunsi w'idini, twe kuwufata nko kwizihiza yubiri, ahubwo tuyakire nk'impinduka mu bugingo, tuyifate nk'igitsikamutima kizana impinduka muri twe. Ikibazo itorero rifite ari n'akaga gakomeye nuko inyigisho nzima zigira iminsi yazo. Ikindi gihe tukaba mu bihuha, wajya kona kuri Noheli ngo turabigisha ivuka rya Christo, kuri Pasika ngo turabigisha urupfu n'umuzuko, kuri Pentekote ngo umwuka wera. Amagambo y'abizera kwiriye kuba muko Yesu yavutse, uko yababajwe, uko yabayeho, uko yabambwe, uko yazutse, hakabamo ko umwuka wera waje. Ubundi nitutaganira ibyo tuganira ibihe bindi. Pentekote wari umunsi w'umuganura. Impamvu tuyizihiza nk'umuganura nuko Kristo ari we muganura, niwe wazutse mu bambere. Abazutse mbere ya Kristo barongeye barapfa basinziriye mu bituro, bategereje umuzuko w'abera. Ariko Yesu amaze kuzuka yatsinze urupfu, none n'iteka ryose ntazongera gupfa, ariho kugira ngo arushyire munsi y'ibirenge bye. Rero niwe Pentekote yacu. Pentekote ni pante ya 50, pante ni 50, penta ni 5, panta ni 3. Iyo tuvuga pante ya Pentekote harimo konsre yo guhura kw'abahuje. Abize astronomy na geography harimo ku mayange muri geography, abazi inyenyeri izigaragara dukoresheje za telescope, izigaragara mu tubonesha amaso tuzita corps terrestre. Izo ngizo inyenyeri ziba mu matsinda, singiye kurondogora ibyo. Itsinda y'inyenyeri n'ubundi baryita systeme, ariko inyenyeri ziba ziri nyinshi mu cyerekezo, izihuje icyerekezo bitewe naho zireba bazita galaxy. Iyi galaxy zigendera hamwe. Kugendera hamwe aho niho hava konsre, niho hava n'ijambo concert cyangwa amanama, guhura. Imana icyo impamvu tuvuga ngo ni Pentekote nuko bahuye, bamaze guhura barahuza, bahuriye kuri Kristo, bamaze guhurira kuri Kristo basangira n'ubuzima bwabo bwo kwizera. Kibabaje dusangira ubuzima bwo mu rusengero, ariko inyuma yo mu rusengero ntimumenya ngo tubayeho dute, ntimumenya ngo umukristo abayeho gute. Turahura n'umuntu kuri mariage, turigisha abana fiançailles, ntituzamenya ngo mu rugo bariho bate bamaze kubana. Twebwe turabonana nabo tubashingira gusa, turabonana n'abana tubabatiza gusa, ariko abandi bari constre, bari bahuye, bari communion. Imana iravuga ngo ubwo muhuye ndabaha umwuka wera. Burya abantu badahuje, aho kugira ngo umwuka wera aze kuzura abantu, aza kubashinja abemeza ibyaha. Niyo mpamvu twagize ibyago by'umwuka uvuga nenga. Buri gihe umwuka avuga nenga ukibaza ko tuba twihannye bituruka kuki. Ntiturahuza, turacyafite abahutu, turacyafite abatutsi, dufite abatwa, turacyafite abaziga, abasinga, abatsobe, abahinda, abatero, dufite abaciye amoko ntazi. Ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire iki. Bibaye ngombwa ko umuntu asubira aho yavutse, umwana agasubira muri nyina, twazisanga muri Adamu. Eva nawe yakisanga muri Adamu, hakaba umuntu umwe. Nta muzungu, nta mwirabura, ibyo wigira si iturufu. Hari abantu mwibwira ngo murashaka bo muhuje izuru, mukagira umugisha ukabona umukobwa cyangwa umusore muhuje izuru, ariko ugahura n'umwako ntimuhuze umutima. Imana irashaka ko twihuriza umutima, tugahurira kuri Kristo. Amazuru mwarayahuje, ariko imitima iranga. Divorce zikorwa na bose, nta gasozi katagira gasharu. Ubu umututsi, ubu umuhutu, wambaye umubiri amaraso. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, mureke duhurize kuri Kristo, ibindi tubireke. Mu rubavu rwe harimo ihuriro. Ni utugize umwe, abaraba birabungishije umusaraba, afashe bwa bwanza aravuga ngo ndapfa babeho. Oh Yesu we aremeye, aramanikwa kugira ngo tumanurwe. Arapfuye ngo tubeho, asinziriye ubuticura ngo tuzuke dukanguke berabima. Ni mube bazima muri Kristo, tugire ubugingo buzima. Ibiganza byanyu bibereyeho gufasha abandi, bifasha abandi. Isoko yawe imara abandi inyota, inka zawe zikamirwa abandi. Ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, ngo ikiriri cy'umwuka wera kirabatungura.
Haleluya. Imana igutungure, Mwuka Wera kugenderere mu rugo rwa, Imana ikugenderere muri business, Imana ikugenderere mu buzima, Imana ikugenderere. Nshuti z'umusaraba, Imana ibatungure, Imana ibaha umugisha. Dushimiye mwe muduha comment, mwe mwakoze subscribe ngo mujye mubona ibiganiro byacu, mujye mukomeza muganire natwe, kandi uko murushaho kubona wa munsi wegereje, muze duteranire hamwe. Gira umwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo Kristo Yesu atubone. Mwuka Wera ze, Mwuka Wera manuke, Imana ibuzuza Umwuka Wera. Mbere yo kugira impano mubanze mwuzuzwe. Nimubara kugira impano, namwe ubwanyu mubi impano ku bandi kuruta uko mukoresha impano z'umwuka muri bo. Imana ibaha umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, waduhaye umwuka ngo atwemeze ibyaha. None abantu barakorana ibyaha umurimo batihannye. Umwuka Wera nakore ku mitima yabo, abemeza ibyo gukira kuko bamaze kurwara. Waduhaye umwuka Wera ngo aduhe urukundo. None abantu baranganye, duhe urukundo rwawe, tugirire neza. Icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke, cyururuke, kibane natwe kubw'ubuntu bwawe, gitare cy'amahanga. Mwuka Wera yaraje ngo aduhe ubuzima. None abantu bapfuye uruhagaze, ongera utuzure, ni wowe utubeshaho. Tumenyera ibyo tutazi, tumenyesha ibyo mu ijuru. Uduhe kwizera, imitima yacu ikingure, utumenyesha iby'agakiza. Dusengeye umuntu urwaye ngo akire, dusengeye wari waraguye ngo umubyutse, dusabiye n'utarabyarwa n'ubutumwa bwiza kugira ngo umutere mu ijambo ryawe, akangukire kukumenya ku bwawe none iteka ryose Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.